Uretse kuba ari umunyamidelikazi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, uyu nguyu ni n'umwe wa mbere ukurikirwa kuri Instagram. Mu gihugu cyose cy'u Rwanda, Shadibu ni umunyamidelikazi wamamaye ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga n'andi hagiye hatandukanye. Si n'ibyo gusa kuko uyu mugore ni umwe mu badamu bazi kurya amafaranga ye icyo bivuze cyangwa se agaciro kabyo. Ese ujya wibaza ku buzima buhenze Shadibu abayemo? Amazu atunze, amamodoka agendamo, yewe n'ibindi bigiye bitandukanye n'imitungo agiye afite hirya no hino. Muri iyi video uraza kubona ubuzima bw'uyu mubyeyi Shadibu cyangwa se ubwamamare bwiwe abayemo n'ubuzima bwe muri rusange. Uyu yavutse mu 1992 avukira mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagusuhuje. Mbere yuko dutangira waba waributse gukora subscribe kuri iyi YouTube channel Fungrasa TV Show. Babazi Shadia wamenyekanye ku izina nka Shadibu, uyu nguyu wamamaye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyane cyane harimo Instagram, cyane ko ari yakurikirwaho ku buryo budasanzwe, ku buryo aza ku mwanya wa mbere mu bakurikirwa hano mu Rwanda kuri Instagram. Ibi bigaterwa n'ukuntu asakaza amashusho ye cyangwa se amafoto ye ku mbuga ze zitandukanye. Ibi bigatuma aba umwe mu bakurikirwa inshuro nyinshi cyangwa se cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, yewe no hanze yarwo. Ahangaha ibyamamare mpuzamahanga ku isi hose bigiye bitandukanye nabyo bibasha kumukurikira ku mbuga ze. Urugero naguha harimo nk'uyu nguyu Davido, uramuzi cyane, yaramenyekanye mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye. Si n'ibyo byonyine kuko na Diamond Platinum nawe ari muri bamwe bamukurikira cyane cyane ko bafitanye n'ubushuti bw'umwihariko muri iki gihe cyangwa se muri iyi minsi. Davido ni kenshi cyane usanga buri munsi uko uyu mukobwa postinze amafoto agiye atandukanye, Davido ari muri bamwe ba mbere baza bazikoraho amalike. Bivuga ngo bafitanye ubushuti bw'umwihariko. Yewe n'uyu nguyu Diamond Platinum, uyu nguyu ni inshuti ye no kuva kera kuko ni kenshi cyane bagiye bakorana ibintu bigiye bitandukanye. Hari n'igihe yigeze kumuha ubushobozi bwo kumushakira inzu hano mu mujyi wa Kigali, yewe biza no gukunda. Hahandi yigeze no gufata urugendo akajya muri Tanzania kureba uyu muhanzi Diamond bitewe na business baba bari gukorana ziba zigiye zitandukanye. Mbabazi Shadia aka Shadibu, uyu akaba ari umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa. Aba bana babiri uyu Shadia akaba yarabashije kubabyarana na Medisare, uyu nguyu wamenyekanye cyane mu gufata amafoto meza agezweho, yewe no gukora amavideo atandukanye y'abahanzi nyarwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Medisare akaba yarabanye na Shadibu igihe kinini, nyuma yaho baza gutandukana, ubu Shadibu akaba yibanira n'abana biwe ukwiwe. Aba bana ba Shadibu, umwe akaba yitwa Kaze ndetse undi akaba yitwa Keza. Urumva ko ni abana beza kandi basa neza, bafite n'amazina meza, byose urumva ko bimeze neza. Uyu mubyeyi rero si ibyo gusa kuko igitangaza amaze kumenyekana amenshi agiye atandukanye. Uyu mubyeyi Shadibu rero akaba akurikiranwa n'abarenga 1 miliyoni y'aba-followers bamukurikirana hano mu gihugu cyose cy'u Rwanda, yewe no hanze yarwo. Ari muri bamwe ba mbere bayoboye kuri Instagram hano mu gihugu cy'u Rwanda bakurikirwa cyane. Ibi ngibi bigatuma uyu Shadibu rero aba icyamamare, aho amasosiyete menshi agiye atandukanye akora ibikorwa by'ubucuruzi yifuza gukorana nawe kugira ngo bashe kuyamamariza ibikorwa byayo abinyujije ku rubuga rw'uyu mustarikazi cyangwa iki cyamamare. Nta handi babinyuza ni kuri Shadibu. Ibi ngibi impamvu amasosiyete agiye atandukanye yifuza gukorana nawe ni ukuntu akurikirwa na benshi cyane ku mbuga ze zigiye zitandukanye, cyane cyane kuri Instagram.
kandi ibi ngibi ntabwo biza gutyo gusa, nta nubwo byipfuye kwizana gutyo gusa. Kuri iyi nshuro biri kumwinjiriza akayabo k'amafaranga menshi cyane. Uyu nguyu amajije kuba umugwizatunga ku mafaranga menshi cyane amajije guhagararaho. Muri iyi videwo nibyo tugiye kugarukaho tubereka uburyo amajije kugenda abona amafaranga menshi kandi afatika. Nk'urugero, ni iyi nzu nziza cyane iherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kacyiru, yewe hano ni mu mujyi wa Kigali. Iyi nzu rero ni inzu nziza cyane ifite salo nini kandi nziza, ifite ibyumba bigera kuri 3 yewe n'amadushe agera muri 4 n'izo bita annex ziri inyuma mu gikari. Iyi nzu ikaba ari inzu yamutwaye amafaranga atari makeya, kuko iyi ngiyi yamutwaye amafaranga arenga miliyoni 45. Izi miliyoni 45 rero zikaba zaragiye ziyongera bitewe n'uko iyi nzu yayivuguriye akayigira inzu y'ubucuruzi, kuko ni apartment, we ntabwo ayibamo ahubwo arayikodesha. Mu makuru agiye atandukanye dukesha inyarwanda.com cyangwa se n'iyi ngiyi ya Go TV show, ivuga yuko uyu mukobwa iyi nzu yamutwaye amafaranga atari makeya. Iyi nzu ahantu iherereye hakaba ari ahantu hahenze Kacyiru, aho usanga hakorera amaministeri agiye atandukanye yewe n'ibindi bikorwa bikomeye cyane biri muri Kacyiru. Iyi nzu rero ikaba yaramuhenze, imutwaye amafaranga, gusa nuko yabashije kuyigura mu cyamunara ku buryo bwamuhendukiye kurutaho, kuko iyo ayigura bisanzwe yashoboraga kumuhenda cyane, ariko yayiguze mu cyamunara. Iyi nzu ngo kugira ngo ube wabasha kuyibamo cyangwa kuyikodesha bisaba kuba wishyuye nibura $1000 ku gihe cy'ukwezi. Aya akaba ari amafaranga miliyoni 1,333,500 by'amafaranga y'amanyarwanda. Urumva yuko iyi nzu ibasha kumwinjiriza amafaranga atari makeya mu gihe cy'ukwezi. Si ibyo gusa, mu mwaka w'ibihumbi 2022 uyu mudamu cyangwa se uyu munyamidelikazi, ikinyamakuru Umuryango baganiriye kikaba cyaratangaje yuko yabashije kwibikaho Benz compressor. Iyi ngiyi nayo ikaba mu modoka zihenda. Iyi Benz compressor Shadibu ntabwo ariyo agendamo, kuko yayihaye zimwe muri kampani zikodesha amamodoka. Iyi ngiyi basinyana amasezerano yo kujya bamwishyura buri kwezi. Buri kwezi rero iyi kampani ikaba imwishyura ibihumbi 450 mu mafaranga y'amanyarwanda. Ahangaha basinyana amasezerano y'uko imodoka izajya ikora, ariko ikazasubizwa nyirayo igihe amasezerano aseswe uko bayimuhaye imeze. Si n'ibyo byonyine, kuko Mbabazi Shadi akaba afite Lava 4. Iyi Lava 4 Hybrid ikaba nayo ikoreshwa nk'imwe twavuze hejuru ya compressor. Iyi nayo ibasha gukodeshwa buri kwezi, aho ikodeshwa ibihumbi 600 ku kwezi, niyo mafaranga imodoka yinjiza. Aha twababwiye yuko uko Shadibu ayitanze imeze niko bayimusubiza, kuko nta masezerano baba baragiranye yuko uko ayibahaye ariko bazayimusubiza igihe bazaba barangizanyije cyangwa barangije gukorana hagati yabo bombi. Iyi ngiyi rero nayo urumva ibasha kwinjiza amafaranga atubutse. Uyu Mbabazi Shadia rero akaba ari umwe mu bakunze kugaragara mu mafoto meza cyane hirya no hino mu mijyi igiye itandukanye, aho akunda kurya amafaranga ye cyangwa se kurya ubuzima mu mijyi myinshi igiye itandukanye. Urugero nk'ahangaha yari ari mu Bufaransa, aho yarahagaze kuri wa munara cyane wo muri Paris. Sinaho honyine, urabona nk'aha ni muri Dubai, aho yari ahagaze yitegeye kuri Burj Khalifa, ya nyubako ndende iba muri Dubai. Umuntu utazi Burj Khalifa ni imwe mu nyubako ndende zibarizwa muri Dubai zikomeye cyane. Twabakoreye video ugiye muri dashboard yacu, wasangaho video twabakoreye ivuga ku bijyanye n'umujyi wa Dubai, n'inyubako zigezweho, ibyiza byose byo muri Dubai.
wajya muri video zindi twakoze ukareba ukabasha gusobanukirwa Dubai. Si n'ibyo gusa kuko uyu mudamu ni henshi yajya ajya mu Bubiligi, mu mijyi myinshi igiye itandukanye kwirira ubuzima, bivuga yuko uyu mudamu amaje kugwiza akayabo k'amafaranga menshi cyane, yewe bikomeye ku rugo ruhambaye. Uyu Shadiya aka Shadibu akaba ari n'umwe mu byamamare bimaze igihe cyane muri entertainment, cyane ko agiye akorana amavideo agiye atandukanye mu ndirimbo z'abahanzi, yewe harimo n'iya Bruce Melody, ngira ngo murayizi muri benshi yaciye ibintu. Ngira ngo iyi ndirimbo murayizi muri benshi bayita akinyuma, ngira ngo benshi niho bagiye bayimenya. Iyi ndirimbo rero Shadiba Bakara yabashije kwikuramo amafaranga menshi cyane, cyane yuko ngo kugira ngo akore muri video yawe aguca akayabo k'amafaranga atubutse, uyu mudamu niyikoraho arahenze cyane. Yewe uyu mudamu kampani nyinshi agenda yamamariza zigiye zitandukanye, harimo za Tekino, harimo izi moto z'amashanyarazi, izi zibasha kumwinjiriza amafaranga atari makeya, amwemerera kurya ubuzima no kubaho uko abyifuza, kuko aba yinjiza amafaranga menshi cyane rwose. Iki cyamamarekazi kandi mu minsi ishize cyatangaje yuko cyafunguye urubuga ruzajya runyuraho ibikorwa bigiye bitandukanye byo kwamamaza unyujije ku rubuga rwe rwa www.shadibu.com, ukajya ubasha kunyuzaho ibyamamazwa byawe cyangwa se ibyo ushaka kwamamaza. Ahangaha bikaba ari igitekerezo cyiza yagize, kuko ibi biri mu bizabasha kumwinjiriza akayabo k'amafaranga muri iyi minsi iri imbere. Uyu nguyu ni umuhanga cyane, amaze kumenya gutegura imibereho myiza iri imbere nk'uko turi kugenda tubyumva cyangwa se tubibona. Uyu Shadibu abinyujije ku rugo rwe rwa Twitter cyangwa se urwo twakita X, atangaza yuko amaje guhagarara mu mutungo ungana n'ibihumbi 250 by'amadolari. Aya ngaya yashyize mu mafaranga y'amanyarwanda ashobora guhagarara muri miliyoni 333 z'amafaranga y'amanyarwanda. Urumva urwego ahagazeho ni urwego rukomeye cyane, amaje kuba umugwiza tunga. Uyu munsi rero ni naho twifurije kugaruka ku buzima bw'uyu mustarikazi cyangwa se bw'uyu munyamidelikazi Shadibu. Turagira ngo dusoreze ahangaha, tuzagaruke muri video z'ubutaha. Gusa tubibutsa neza ko igihe cyose ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo ushobora kutwandikira muri komenti ku muhanzi wifuza ko twagarukaho, umusitari runaka ugiye utandukanye. Abo bose turahari ku bwanyu kugira ngo tubibakorere. Njye wumva nitwa Mwizerwa Patrick, iyi ni Fungarase TV show. Tukwibutsa gukanda subscribe wowe utarayikora kugira ngo ujye ubasha kwakira byinshi tugenda tugutegurira bitandukanye ku gihe nta na kimwe kiguciza. Ciao ciao, murakoze, turi kumwe.